Mana ishimwe. ngo witwa Ananiya wubahaga Imana akumvira amategeko kandi yashimwaga na bose n'abayuda bose, aransanga ampagarara iruhande arambwira ngo Sawuli mwene data. Sawuli umwicanyi na Ananiya w'umuhanuzi bahuriye. Sawuli umwicanyi, reka nkubwire, uzagutabara si ubutekereze, uzagutabara n'uw'Imana yateguye, uzagutabara si uri guhamagara, uzagutabara yicaye ahandi hantu. Kubita amavi kuri Yesu. Haleluya. Araza aravuga ngo Sawuli mwene data. Ananiya ukorera Imana ahujije na Sawuli gute? Sawuli mwene data, humuka. Yari yahumye gute? Yari yahumye yahuye na Yesu. Hari igihe uhura na Yesu ntiwongere kureba uko isi ishaka kureba. Abantu bakagufataho ijambo ubasubiza ngo nzareba kuko ndi mu gihe cyo guhura na Yesu. Hari igihe nzareba. Mbese ntuzi gukora ngo ubwo siriya pula ntuyireba urayireba, none se ko Yesu akiguhumye? Ngo abakobwa bose bari mu rusengero wabuze n'umwe, wamureba ute se Yesu akiguhumye? Ariko ubwo ngo wabuze n'ukuntu ujya gukora ngo ubona inzu, wayabona ute se uhumye? Amen. Iyi Imana irimo iraconga umuntu wayo, iramusinziriza. Imana ishimwe. Ngo Sawuli yamusinzirije iminsi 3. Ariko ndashaka wumve uburyo Sawuli yasinziriye iminsi 3. Yari agiye kwica abantu akabyuka ajya kubabwira. Nimwumve ikintu Imana yakoze mu minsi 3. Reka nkubwire, sinitaye kugira Imana igusinzirije. Aho uzabyukira uzakoreshwa ibikomeye, aho uzabyukira uzajya ahantu hakomeye, kuko nibakure kuryame niba ari Yesu wakuryamishije. Imana ishimwe. Aho byukiye yababyukiye avuga ubuhamya. Yego yari arimo arajya ahangaha yicuye ahita yerekeza ahangaha. Mu minsi 3 yibagiwe aho yajyaga, ajya mu yindi nzira. Umva ukuntu Ananiya yamubwiye. Yaramubwiye ngo Sawuli mwene data, humuka. Nanjye ndavuze mwene data, iri joro uhumuke, iri joro uhumuke, iri joro uhumuke. Kora ku maso ubwira Imana ngo mumura. Iri ni rya joro ryanjye ryo guhumuka. Imana iguhumure ibyo abantu bifuzaga kureba. Imana urebe icyo Imana ishaka. Imana niguhumura uragera kure. Uwo mwanya ndahumuka ndamureba. Aravuga ati Imana yabasokuruza yagutoranyije kera. Ijambo muvuze muri kuryumva. Imana yabaye bivuga ngo abo yicaga yari afite icyo apana nawe. Amen. Bamutoje kwiga bazi ko ari mwene wabo. Bamutoje gukomera bazi ko ari mwene wabo. Bamutoje gushira amanga bazi ko ari mwene wabo. Reka nweme nkubwire iri joro, reka abanzi bagomeze bagutoze, ni wowe uzabahindukirira. Bajya bagira ngo uri mwene wabo. Oya, ntabwo uri mwene wabo. Nabi Imana yazanye ngo bagutoze kugira ngo mu gihe gikwiriye uzasubize bene wabo. Nibo bari baramutoje, nibo bari baramwigishije. Icyo mvuze uri kucyumva? Icyo mvuze uri kucyumva? Eledromita kikobra haile gra. Uyu mutware wanjye yajyaga ambwira ngo ninakire inkumi iyo ndi kuzisenya nibuka uko nazakiraga. Izo zazaga zireze ngo zivuye muri repetition, izindi ngo zivuye kuririmba. Nazibaza ngo ziranywa iki ngo sitro. Iya maze banjyana zikiri muri orange. Iyo ndi gukubita dayimoni ugoreka abakobwa, iyo ndi gukubita dayimoni ubashukashuka, mpera ku byonzi.
Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Amen. Iyo ndi gukubita dayimoni w'amadivorce ndamuzi. Iyo ndi gukubita dayimoni uruzerero rurakuzerereza umunsi karitsiye igiye kwaguka ugahita ujya mu yindi mari ya yindi uvuyemo igahita yunguka. Uzi abantu bavuye aha, njyewe hano narahasengeye abantu batuzuye. Uzi abantu bahavuye ngo hasengera bake, none ubu iyo baje bagiye inyuma ngo intebe zabo ni plastique ntibagaruka bareba izihari. Uruzerero ruguhisha ibihari. Cyo mvuze uri kucyumva? Uruzerero. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Yes. Iyo ndi gukubita uruzerero, uruzerero rutoza abagore n'abagabo kukuzerereza. Yakumenye kera, yagutoranyije kera. Kumenya kugira gute? Kumenya ibyo ishaka. Kumenya ibyo. Uyu mugoroba umubwire utumva papa nabimenye. Nabimenye. Hari ahantu Imana ikujyana wowe utahashaka, ariko yariho ishaka kugira ngo umenye ibyo yo ishaka. Amen. Ibyo yo ishaka. Amen. No kubona wa mukiranutsi, no kumva ijwi rye riva mu kanwa ke, kuko uzaba umugabo we wo guhamiriza abantu bose ibyo wabonye n'ibyo wumvishe. None ikigutinza ni iki? None ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe. Utaragira byinshi wumva, utaragira byinshi ubona, urajya he? Bwira Imana ngo ndumva ibyo numvishe nabyo bihagije, ndumva ibyo mbonye bihagije, reka ngufashe nabyo kubikoresha. Urenga Imana ihindura ubuzima. Icyama turi ku ijambo rivuga ngo kandinda ibimbabaza. Emerera Imana ko ibyo umaze kubona no kumva ugiye kubikoresha. Reka tugire gusa. Haleluya. Arahaguruka. Ni hahandi Yesu yamubwiye ngo noneho ubwa mbere yahuye na Ananiya, kabiri ahura na Yesu. Bimwe mu bintu bizatuma Imana ikurinda ibikubabaza cyane ni ukuva mu bantu mutindanye. Ntabwo nyumvishe. Umva ukuntu Pawulo yaramubwiye ngo ntabwo bazemera kuko bose baranzi ko n'igihe bicaga Stefano nari mpari, sibyo? Baranzi ko ari njye wabicaga. Haleluya. Baranzi. None urambwira ngo bigenze gute? Igihe ukigendana n'uwo mwasangiye inzoga, wikwibeshya, ntabwo ugenda, uracyababara. Igihe ugisenga umuntu mumaze kugirana ubutiku 3, 4, 5, igihe ukiri kumwe nawe, yego uracyari ahantu hababaye. Imana ishimwe. Ikigutindije ni iki? Amen. Icyagukandinda ibimbabaza. Yesu aramubwira ngo umva Pawulo, va have ujye Yerusalemu, jya ahandi. Imana ishimwe. Jya ahandi, kuko nuza kuri ba Petero bazaguca amazi, nuza kuri bande bazaguca amazi, nubana nabo nasangiye nabo bazaguca amazi. Yego, nubana n'abandi bambonye nzura ntibazakwemera, nubana n'abandi bambonye nubura umugati ntibazakwemera, nubana nabo ntibazakwemera. Ni njye njyenyine uzi icyo nagushyizemo. Haguruka ujya ahandi, nzaguha abandi banyamahanga, abo ngabo nibo bazakwemera. Imana ishimwe. Niki kizakurinda ibikubabaza? Nuko iri joro Imana iri buguhe mu bantu bakwemera. Iri joro Imana igukureho abagore n'abagabo batakwemera. Ureke
kuba ahantu batakwemera, ureke kuba ku butaka butakwemera, ureke kuba muri karitsiye itakwemera, ureke kugendana n'inshuti zitakwemera, ureke guhora uhamagarana n'abantu batakwemera. Imana ntibigizeyo, iracyafite abanyamahanga bakwemera, iracyafite ibindi bihumbi byakwemera. Iyo uri kumwe n'abantu bakwemera, boroshya ikirere cyawe. Haleluya, haleluya. Birakwiriye kujyaho bakwemera. Imana ishimwe, ujyaho bakwemera. Amen. Bwira isi y'umwuka, bwira Imana ngo Mana, nka kugendana n'abantu banyemera. Iyo batakwemera ntabwo biba. Iyo batemera kusenga ntabwo byemera. Haleluya. Munyeganyeze gutya umubwira ngo Imana igukorere ikibemeza. Imana iguha ikintu kibemeza. Imana iguha ikintu kibemeza. Imana ishimwe. Waruzi uko waje wambaye uragira ngo utwemeze, si byo se? Mu makanzu warebye yobonye ari iri butwemeze. N'abana wabajyanye kwiga hariya ngo ubemeze. Byo mvuze ni ukuri se? Niyo kwafiri wakurubise gutya ngo utwemeze, nta kindi cyatuma woroherwa nuko Imana ikuremera ibyemeza abantu, nuko Imana ikuremera amateka yemeza abantu, nuko Imana ikuremera ibitangaza byemeza ahantu. Imana igukure kuri uyu musozi ujya ahantu bakwemera. Nuhagera ibikubabaza bizacogora, nuhagera ntabwo bazakubabaza kandi bakwemera. Iki nicyo Imana yabwiye Pawulo. Yego, yari ibizi ko naguma y'urugamba rutazamworohera. Icyama ukandinda ibimbabaza. Yego, kurindwa ibikubabaza bikakurinda completely, ni ukuri bubane n'abakwemera. Nushaka wishyireho bya bigoye bimeze gutya, nitutakwemera ntabwo uri mwiza. Nushaka ushyireho amabuno, nturi mwiza. Nushaka uduhe miliyoni, nturi mwiza. Impamvu si uko watanze make, nitukwemera. Abantu bafite salo za miliyoni 3 habuze abazicaramo, ntabwo karitsiye ikwemera. Kwafire warahinduye kugeza aho umusatsi uba ubwoya, rekeraho gosha, ntiwemewe. Iyo uhora usuka umusatsi usuka urananirwa. Ntabwo wasokoje ibihengamye, usokoza ibicuramye, umanura hano ugarura aha. Ntabwo tubibona kubera iki ntitukwemera. Wararanguye, hari abantu barangura ibintu bya takataka, ugenda ukabura ikirimo, ariko baremera. Icyo mvuze muracyumvise? Hari hakurya gutyo ugenda ntabwo mvuze, ariko hari umugabo ahantu yabona abantu batondetse ngo bari kuguraho imyumbati ngo n'ibijumba ngo niki. Iwanyu ntubiteka, ariko afite kwemerwa hari ahantu. Hari ikintu wumvishe? Imana yibwire ngo Mana, iri joro njyana mu bantu banyemera, njyana mu bantu banyemera. Wikwitsindagira mu bantu, wikwibyiga mu bantu, wibihomaho, mehagarara nka Sawuli. Yesu aguha ikirere kikwemera. Vuga ngo mpabanyemera. Yego, uyu ni umugabo ukomeye witwa Pawulo. Nusoma inkuru za Pawulo, ariko Pawulo we ndagukunda kabisa. Pawulo yaranyubatse, aranyubaka. Abayuda ndabababari. Nusoma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uzasanga abanzi bagakiza ari Abayuda.
nibo bafataga intumwa. Yesu yabwiye intumwa, arazibwira ati ibindi nimubyihorere, nimugende mufate iminsi 10 muri mu masengesho, nzabaha umwuka wera. Yesu yabahaye umwuka wera wo kubakoresha ibibemeza. Umunsi igitangaza cya mbere bakoze ni mu gice cya 3, ngo basanze ikiremo kimaze imyaka 40 kiba ku irembo, sibyo? Barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, wowe turebe, kuko twebwe turimo icyemeza abantu. Wowe turebe gusa. Ngo bamurebye imitsi iremera, amagufwa aremera, arahohe. Yego, ntabwo batwereka aho bagize amamodoka, ariko Imana yabahaye gushira amanga, bakavuga ngo wa Yesu mwabambye niwe urimo urakora ibi ngibi. Abo basubizaga ni bande? Ni abatambyi bavuye ku gicaniro. Iyo muri kumwe n'umutambyi, ndavuga umugabo, ndavuga boss, ndavuga nyirinzu bamo, ushaka kuba utamwita nawe, umuntu wese uri uyobora ikintu ubamo. Ndavuga chef de quartier waho utuye, iyo yaretse Imana muravunika. Sinzi ni muri kunyumva? Haleluya. Nta kindi kintu kizatuma munesha imbaraga zaho mutuye n'ugusenga. Umuriro w'amasengesho nubumanukira, muzanesha ibigirwamana byaho mutuye. Uwo musozi uzabemera. Pawulo ahangana babandi yicaga, yego, abari bamuhindukirira bashaka ko ahera mu nzu y'imbohe. Imana ihimbaze. Uyu ni Pawulo. Uretse wumve Pawulo, ngiye kugira kuri 20 ndahakunda ahangaha, ngo Pawulo azura umuntu witwa Otuko. Uyu munsi Otuko urahazuke. Otuko ni umuntu wazamutse. Umuntu wese wazamutse. Ngo Otuko yageze hejuru, ngo mu idirishya aragenda aricara, ari kumwe na bene wabo. Bamukujemo iki? Bamukujemo amasengesho. Ngo kuko abo bari kumwe nawe bababajwe n'ukuntu Otuko yamanutse yikubita hasi. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikurinda abantu bagufatanya no gucikwa. Hari umuntu unyumvishe? Hari igihe ugera hejuru muri miliyoni 10, hakaza akantu ka crise economique kagagukubita hasi mu gihe uri kurangura miliyoni 1 bakakurangiza. Tugiye gusenga. Uyu ni umugabo Imana yahamagaye imujyana ahantu batamwemera. Umuntu wa kabiri ntago ndi bumuvuge, uze kumushaka muri Bibiliya, yitwa Benaya. Intwari y'umugabo witwa Benaya. Haleluya. Ni umugabo wari waravutse mu batambyi, sibyo? Mu batambyi, ngo arangije arabyuka we yanga kuba umutambyi, ajya kuba umurwanyi. Benaya arahangana. Iyo ushaka ko Imana igukuraho ibikubabaza, ushirika ubwoba ugahangana. N'abantu babiri. Nuwo Imana izikakubwira ngo vaho ujye muri bariya. Ibi bizi neza ko batazakwemera. Hari n'uwirera izi ko bakwemera ariko ikaguha imbaraga zo guhangana. Haleluya. Niba ushaka ko Imana ikurinda ibikubabaza, saba imbaraga zo guhangana. Amen. Haleluya. Hari abantu usengera batazapfa. Hagira umuntu ugushuka. Batazapfa, batazanimuka. Bazimuka gute se mwese ntimwaguze? Bazimuka gute se? Hari abantu batazapfa. Muri uriya muryango w'iwanyu uzasenga bakarushaho gukira. Hari umuntu unyumvise? Muramukazi wawe akakurogesha akarushaho gukira, akongera uburozi.
yo mu izina rya Yesu ngo Mana ndavunagura amaguru ndavunagura amaboko. Wabyuka mu gitondo ugasanga yubatse ya gatatu. Ngo mu izina rya Yesu fire fire fire. Wabyuka mu gitondo ugasanga yuri indege agiye mu Bushinwa, nawe uracyari muri fire. Imana ntiri bumukureho. Ari cyo wumvishe? Ahubwo Imana irashaka ko uhangana. Sibyo? Icyari amaraso yarari muri we yaraye agitambye, ariko we yashakaga kuba intwari, ajya kubihanganira. Yego yego. Ushaka kuba wibwira ngo ndi mu rugo ntahangana. Ndahangana. Isi ntiyashakaga ko ndubamo, ariko ndahangana. Amen amen. Natangiye ibi bintu nawe unyemera habe n'ubu, kandi impamvu zose bari bafite n'izanyemereraga. Umunsi mvuga ubutumwa bwa mbere bari bampaye iminota 5 yo gushima. Nanjye nkijyayo ndashima Imana ntiyamanuye Sudan, ntiyamanuye ikangeza Dubai, iramanura injyana. Mushumba yitwaga Manidasi ati ibyo bintu ko numva ntabyumvishe, numva kumanuka kuzamuka gukata, ni mu muhiyo nari kubwiriza. Uwo munsi hakijijwe indaye twakoranaga Roko Garden yitwa Kabiri. Nawe ahita mfasha ubutumwa ati ubwo ukijijwe uraza uvuga ibyanjye, reka mbyivugira utaraza. Pastor wanjye naramubwiye ngo nagezeyo hari abantu bazajya kubatizwa, arambwira ngo nzabatizwa mu kindi cyiciro. Ndamubwira nti hoya, mbaza uwo twegeranye ngo babatiruza urahazi. Arambwira ngo ndahazi, ni handangirayo. Pastor yaraje asanga nicayeyo ati ko wazindutse nturambatiza. Uwo munsi yambatije nuzuye umwuka wera. Imana ishimwe. Yeah. Nageze mu rugo ntacyo ngira, ntacyo, ariko nari mfite ijambo ryambwiye ngo nguhaye urugo. Mana ishimwe. Uyu mutware nguyu yajyaga kuryama nkajya inyuma y'idirishya, abwira Imana nturebe ko ndi inyuma, kandi sibo nari ngiye. Ndi inyuma y'idirishya nanjye nari ngwiriye kujya imbere yaryo. Haleluya. Mana ishimwe. Yanshakanye uruhinja rw'amezi 8 hafi 9. Najyaga nerekeza akaboko ngiye gupfumbata umugabo, narwo rutinywa. Nkayoberwa niba mfata umugabo cyangwa uruhinja, kandi surwe. Nkahita ndubatukana nkiruka, abwira umwana nteko washushutse nkatinda mu rugo. Wacecetse nkareba ko ntinda muri uru rugo wa mwana. Nkajya kubibwira Imana, nturi mwana ndamushaka ariko n'umugabo ndamushaka. Kugeza ubwo Imana yasanze umutware ntahari, iramubwira ngo umugore naguhaye afite umwana. Murebe nk'uko ndeba. Abivuga ngo uyu n'ubu ni inshuti ye. Uriya mwana ntuzamukore no mu jisho, ninjye wabukozeho. Umutware araza arambaza ati ariko se nakugize ne ko wanteje Imana? Imana ihimbazwe. Ntabwo isi ishaka kubicyura icyo, ariko hari igihe winjira ugahangana, ukabwira ijoro ngo ndahari, ukabwira amanywa ngo ndahari, ukabwira abantu ngo ndahari. Mubyemere ntimubyemere, ndafika. Icyo kibazo ngo ndahagurutse. Nasomye inkuru z'umugore witwa Debora, ngo yarari munsi y'igiti agitinzemo igihe agikorera. Aravuga ngo ndahagurutse, Imana irambwira ngo nzaguha umugisha, kandi umugisha w'uriya mutware ni wowe ufite. Ndavuga uyu turi kumwe, kandi mubifatika ntacyo mfite. Yajya abyuka mu gitondo tugasenga, nkamubwira ni sheri genda. Yamara kurenga yatwaraga moto,
yamara kurenga nk'isararanga muri saro, nkabwira Uwiteka ntiwambwiye ko ari njye ufite umugisha w'uriya mugabo. Mwitambika moto zo mu mihanda zose, ntihagire moto ihita ataragenda. Moto yose iri bunyureho ndayishwanyuza. Wa moto we ndaguca amapine, izindi nzica ibiyo. Izo naciye zose ubu zifungiye ahantu ntazi. Izindi zapfuye amapine zaratobaguritse, izindi zacitse iki. Nkajya mbwira uyu mugabo nkamubwanisheri batware. Haciye iminsi arambwira ngo wasigara, ngo wagira ngo umuhanda nkurimo njyenyine. Mbwira Yesu ngo imirimo yawe irimo irakora, imirimo yawe irimo irakora. Haleluya. Yajyaga ajya kuryama akansanga hanze, yakubitira agasanga ndi hanze mfite mashini gani yo mu mwuka, agasanga ndi mu mwuga meze ati noneho wabaye iki? Niburetse nkurasire dayimoni we, reka nkurasire dayimoni. Nkarasize twiba, nkarasa ngiye kubona mbona umugabo atangiye kumbana mwiza, itama riraza yambababa. Abantu barambwe basi iminota irarenze, nuko azapfa riranyica. Abantu barambwira atari kuri mugabo ko bazamujyana. Nanjye kuko nangiye kumwitegereza mbona baramunjanye kabisa. Kandi ibi bintu ari njye uri kubisengera, mpindura isengesho. Bwira umuntu muri kumwe ngo jya ugeze ahantu urihindure, jya ugeze ahantu urihindure. Mpindura isengesho. Ndavuga ni ntawamenya, abagore bari mu muhanda ntawamenya. Ninjira mu mwuka njya kubashwaraturana ishwatu, uri mu murebe wese shwatu, uri bumwegere shwatu. Sheri narabashwaratuye, niyo mpamvu ubona tugendana shwatu. Guhangana munyaganyoza umubwira ngo ibyo ushaka bihanganire, ibyo ushaka bihanganire. Haguruka uhangane n'ikigutwara ibyawe. Haguruka uhangane n'abakuroga, haguruka uhangane n'abakwanga, haguruka uhangane n'abakwiba, haguruka uhangane nabo. Umugabo witwa Benaya ngo asanga ari ku mwanya wa 600 kugira ngo azagere kuri Dawidi. Asanga hari abagabo 3 bonyine. Aravuga ngo nzahangana kugeza ubwo ngera muri bariya 3. Ngo arangije nabo 3 ararenga arabayobora, agera haba umugaba w'ingabo. Ndabarahiye muri bika ahantu muri ajene, muri bika ahantu hari igihe nzaribibutsa, muri bika ahantu hari igihe ingabo ikomeye y'iki gihugu mu mwuka zaba ari njyewe. Ibi ndabibabwiye kuko ingabo zo mu mazi nahanganye nazo zirabizi. Hanishim izo mu kirere, izo mu mashyamba, aho Yesu yanyujije hose ngiye kuhanyura ntwika dayimoni. Aho yanyujije hose ngiye kuhanyura nsenya ibihindizo bye. Aho yanyujije hose ngiye kuhanyura ndimbura. Kubera iki? Ndahangana paka ntafika. Imana ishimwe. Nagiye Nyagasambu ntacuruza ibirahasi, natangije 40, nyuma nongereye umuceri n'Jose. Imana mu mugisha yanguriye inuza za 50, isafuriya 3. N'uyu mutware wanjye dutangije restaurant y'ibihumbi 40. Uyu munsi ejo bundi mujuje urusengero ruzajyamo nk'abantu 600. Turahangana, twari kuri moto, ubu se tuyiriho, turi ku kijipe hano. Bavuga dukomeza, baturoga dukomeza, baduhagurukira dukomeza. Ikibazo ni dufite ubwoba, turahangana. Iyo twizeye ni imwe. Nyanganyeza umuntu mubwire ngo ni data wa twese, ntabwo ari data wabize, ni data wa twese. Iterabwoba ry'abantu, iri joro ni igihe cyawe, uyu munsi ni igihe cyawe, iki cyumweru ni igihe cyawe, uyu mwaka ni uwawe. Haleluya. Zamura amaboko, zamura amaboko. Haleluya.
wavuga iki? Wavuga iki? Hari umuvandimwe uri hano abizi umwana wanjye nonkeje ambwira ngo ndakwanga kubera, ariko uyu munsi abana bahinduriye ubuzima. Abana bahinduye ubuzima. Ndi umugabo nubatse n'uyu mutware, mwana twakayawurute tutayibona, none ubu turishura ishuri ry'idolari 1000. Hangana n'icyo kintu pakucyeretse intsinzi, kibwire ngo ntago mva mu kibuga. Zamura ibiganza, subiramo ngo data manitse aya maboko yanjye aho nari naragize ubwoba, mbabarira uyu munsi undinde ibimbabaza byose. Ibyo nikururiye ngusabye imbabazi, ibyo nizaniye ngusabye imbabazi, ibyanteye nkagira ubwoba ngusabye imbabazi, aho amarangamutima yanshutse nkaguma ahantu no mu bantu nabyo mbigusabiye imbabazi, aho nanze kukumva ndetse no kukumvira kubera ubwoba ngusabye imbabazi. Uyu munsi manitse amaboko yanjye, ndashaka kuva muri ibi bintu bimbabaza, bimbabaje igihe sinshaka ko bizongera kumbabaza. Iri joro ndashaka ko biri irya nyuma. Ipfundo ry'uyu mubabaro rishwanyuka iri joro, ipfundo ry'uyu mubabaro rishwanyuka iri joro mu izina rya Yesu. Uwiteka manitse amaboko yanjye, sinabishobora ariko nshobozwa nawe m'imbaraga zo gura ibicagagura, m'imbaraga zo guhangana n'uyu mubabaro, m'imbaraga zo kuwurimbura, m'imbaraga zo kuwusenya mu izina rya Yesu. Ndakwereka uyu mutwe wanjye kugera munsi y'ikirenge, uyu mubiri wanjye wose uriho uratonekara, mu mitsi yanjye, mu magufwa yanjye, mu maraso yanjye hariho haratonekara. Umubabaro uranjanjaguye, ndi kumvira ahantu hose, ndi kumvira mu mwuka, ndi kumvira mu bugingo, ndi kumvira mu mubiri. Manitse amaboko yanjye, nyizuye umubabaro mu izina rya Yesu. Nizeye imbaraga z'amaraso yawe zinjire muri njye, zicagaguraho uyu mubabaro wari uri, zirimbura intebe z'uyu mubabaro, zishwanyaguza ibihindiro byazo mu izina rya Yesu. Kubw'imbabazi zawe unyize umubabaro w'iteka, kubw'imbabazi zawe unkureho ibimbabaza by'iteka. Wa mubabaro we ndaguhagurukiye mu izina rya Yesu. N'abagukoreramo n'abagutumye ndabahagurukiye mu izina rya Yesu. Ntabwo wakabivuze wicaye, bibwire ko uhagurukiye. Njyewe Debora ndi umwana w'Imana, ndabwira ingabo z'umubabaro, ndabwira dayimoni z'umubabaro, ndabwira abarozi bambabaza, ndabwira abagome bambabaza, ndabwira abaremwe bambabaza, ndabwira ab'ikuzimu, ndabwira ab'ubutaka, ndabwira ab'ikirere. Wowe wahagurukiye kumbabaza, igihe cyawe kirageze. Inkota ari ryo jambo ya Mana yamenye kera iraguhagurukiye. Senga iri joro turiranduramo umubabaro, uyu mubabaro w'igihe. Randuka mu mutima, randuka mu bwonko, randuka mu magufwa, randuka mu bugingo mu izina rya Yesu. Hamiriza Imana yakumenye kera, hamiriza iyo Mana yakumenye kera, hamiriza iyo Mana, yihamirize mu izina rya Yesu, yihamirize. Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ngo genda umutume
Ibyakozwe n'Intumwa 12:23. Iri jambo ni inkota. Subiramo ngo Ibyakozwe n'Intumwa 12:12 umurongo wa 23. Wa jambo we nguhinduye inkota ihinguranya abari banyitambitse, ihinguranya abambabazaga. Yesu aravuze ngo ngende, Yesu aravuze ngo ngende, Yesu aravuze ngo ngende. Icyambuzaga kugenda ndagucumita inkota, ndakoherezamo inkota. Senga Abaheburayo 12 rivuga, Abaheburayo 12 umurongo wa 23. Wowe uri imbere yanjye, wowe umbuza gutambuka, iri nkota ndayikohereza mu mubiri, ndayikohereza. Wowe uri imbere yanjye umbuza kubaho, undoga ku manywa na nijoro. Yesu aravuze ngo ngende, iyi nkota ndayikwinjiza mu bwonko, iyi nkota ndayikwinjiza mu mutima. Yesu aravuze ngo ni ngende. Wowe umbuza kugenda, wowe umbuza gukomera, wowe umbuza kugira aho ninjira, mu izina rya Yesu. Wowe watumwe na Satani, wowe watumwe n'abarozi, wowe watumwe n'abazimu, wowe watumwe n'ikuzimu, iri joro ndaguhohereza inkota. Abaheburayo 12 umurongo wa 23. Wowe wambuzaga kugenda ngo njye aho Imana yavuze, wowe wambuzaga kugenda ngo njye mu kazi Imana yavuze, wowe wambuzaga kugenda ngo njye mu masezerano, ndakoherezamo iyi nkota. Ndayohereza mu maraso yawe, ndayohereza mu mitsi yawe, ndayohereza mu magufwa. Ohereza iyo nkota. Abaheburayo 12 murongo wa 23. Iyo nkota ibageremo, iyo nkota ibageremo. Yesu yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mahiringanize. Iri jambo niribinjiremo. Abari bakwitambitse ukaba wabuze inzira, nibahura n'inkota y'Imana. Uyu ni umwaka wawe wo kugenda, uku ni ukwezi kwawe ko kugenda, iki ni igihe cyawe cyo kugenda. Uyu ni umwaka wawe. Bibwire ngo iyo nkota ibinjiremo. Uyu ni umwaka wanjye wo kugenda, uyu ni umwaka wanjye wo kugenda, uyu ni umwaka wanjye wo kwamamara, uyu ni umwaka wanjye wo gukomera, uyu ni umwaka wanjye wo kubona Imana, uyu ni umwaka wanjye wo koroherwa, uyu ni umwaka wanjye wo kumva Imana, mu izina rya Yesu. Gira gutya gusa, gira gutya. Ndiho ndabona inkota imanuka, ndiho ndabona imati imanuka ihinguranya abarozi. Oya, hera hejuru sature, hera hejuru manure, hera hejuru teme, hera hejuru birangize mu izina rya Yesu. Hari umuntu wizeye ko Imana ihinguranyije abanzi be ngo atere haleluya. Hari umuntu wizeye ko Imana irangije abanzi be ngo atere haleluya. Reka duhe Imana amashyi menshi. Reka dushime Imana n'ituro ryacu. Ubwira Imana ngo ibyambuza gutambuka byose wizeye ko iri joro birarangiye. Turagushimiye Mwami, ibintu byose byatubuzaga kugenda bivuyeho mu izina rya Yesu. Urakoze Mwuka Wera wa Data. Iri jambo riherekeresha imirimo n'ibitangaza. Umwanzi w'iterambere, umwanzi w'umuhamagaro, umwanzi wo kwaguka k'ubuzima kwa mwene data wose, uyu munsi ahure n'inkota y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze Data, urakoze kubihesheje icyubahiro. Aya maturo y'ubwoko bwawe yakire, aza kunezeze umutima wawe, unezeze imitima yabo ndetse n'iy'ababo bose mu izina rya Yesu. Amen.